Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino, nshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, mwebwe mudahwema gukurikirana gahunda zacu zose zica kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Ni nako kandi tukwibutsa gukanda subscribe cyangwa se sabone wowe utarabikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Nkuko mubizi rero, iyi ni kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ari nako kandi tububakira amazu meza cyane ajyanye n'igihe mu buryo butabahenze, ndetse tukabafasha kumanaginga imitungo yanyu tuyibyaza umusaruro. Ni karibu cyane rero, nkuko muri kubibona ku maskrini yanyu turi kubereka inzu nziza. Ni inzu ya kadastre ikiri nshyashya itaraturwamo n'umuntu uwo ari we wese. Iyi nzu ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati kabisa, ahazwi nko mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Niboyi. Iyi nzu iri Niboyi murayizi mwese ko ari karitsiye nziza igezweho ijyanye n'igihe, kandi karitsiye nziza yo guturamo, iri hafi ibikorwa remezo byose iki gihugu cyacu kibitseho. Iyi nzu rero ikaba ari inzu ifite ibyumba bine binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette ebyiri, ikagira salon na salle à manger bihagije, ndetse n'igikoni cyo mu nzu. Si ibyo gusa kubera ko iyi nzu ifite na annex hanze, twavuga ko ifite igikoni cyo hanze, douche na toilette byo hanze, ndetse na stock n'icyumba cyo hanze. Si ibyo gusa kubera ko iyi nzu ifite parking ihagije ishobora kujyamo imodoka hagati y'ebyiri n'eshatu, ari nako kandi ifite na jardin iringaniye bijyanye nyine n'ubuso bw'ikibanza cyo muri gihe cya none. Iyi nzu rero akaba ari inzu yubakishije amatafari ahiye yose, ndetse ikagira clôture yubakishije amatafari ya ruriba nk'uko mubibona. Akaba ari inzu yubakishije ibikoresho byiza kandi bigezweho ndetse birambye, irimo za gypsum n'ibindi. Iyi nzu rero ikaba iri kugurishwa. Ntabicishije amatsiko, iyi nzu turi kuyigurisha ntabwo rwose amafaranga ari menshi, ni miliyoni 120 zonyine. Iyi nzu ukabasha kuyegukana miliyoni 120 ukegukana iyi nzu. Mbibutse ko iyi nzu y'ibyumba bine na douche na toilette ebyiri, salon, salle à manger, cuisine na stock, ndetse na parking na jardin na annex. Iyi nzu iri kuri kaburimbo yo muri quartier hano Kicukiro Niboyi. Iyi nzu rero wayikunze, aha tuba tugutembereza mu byumba ugenda ureba imiterere yabyo n'amadushe byose, ndetse n'igikoni na salo byose mwagiye mubibona. Inzu wayikunze waduhamagara kuri za nimero zacu mumaze kumenyera muri benshi, arizo 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 inshuro eshatu 0123. Si ibyo gusa rero kubera ko ushobora kudusanga no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu: Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, TikTok, channel ya WhatsApp, hose twitwa Nzuri Market. Ni Nzuri Market. Komeza rero ukande subscribe cyangwa se sabone wowe utarabikora, tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Ukande kukazogera, ukore share, tubane umunsi ku wundi. Nawe ushaka ko tukugurishiriza, duhamagare tukugurishirize kandi vuba, utarindiriye za cyamunara nuko n'ibindi bibazo biba binini. Ndetse nawe ushaka kugura imari yizewe idafite ikibazo icyo ari cyo cyose, cyaba ikibanza, yaba inzu, yaba isambu, nawe duhamagare. Ari nako kandi wowe ushaka kubaka ufite ikibanza cyangwa utagifite, twegere tukubakira inzu nziza y'inzozi zawe kandi bitaguhenze. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze. Ciao.